ikibazo giherereye ni hehe? Aho ikibazo giherereye ni ukumenya ngo imvugo ishobora gukoreshwa uyu munsi ni imvugo ki ugereranyije n'imvugo yagombaga kubikoreshwa muri 1994, imvugo ikoreshwa muri 2003. Ese imvugo tugezeho uyu munsi imeze ite? Niyo mvugo yakoreshwa kugira ngo abantu be kumva ko ubatonetse, kubera yuko ikibazo dufite nicyo kumenya kuvuga ibintu mu buryo budatoneka abantu. Icyo kibazo rero turaza no kukigarukaho tuvuga byerekeye VPRX, inshingano n'indi byo. Icyo kibazo kirebana mbere na mbere no kutabogama, objectivity, muri ibyo ni kwirinda impuha. Uzi ko ikigo cyacu kirangwa n'impuha cyane kandi ugasanga zivaye ukuri. Ibyo rero bizaba kwigisha pedagogy. Turishyira hamwe ryihaye inshingano zo kuvugurura imvugo ikoreshwa muri iki gihe, tugerageza guhindura imyumvire y'abanyarwanda muri rusange no kurema umunyapolitike mushya bijyanye n'ibihe abanyarwanda bagishakisha ukuntu bakwigobotora ingaruka z'itsembabwoko ryibasiye abatutsi n'akandi kaga kose igihugu cyaciyemo. Bityo intego kaminuza yacu ni ugushyira imbere umuco w'amahoro, ubworoherane no kubabarirana, tuzirikana ko dusangiye ubunyarwanda. Izi nshingano tukaba twazigeraho binyuze mu kwimakaza ubwisanzure mu bitekerezo byubaka. Ibikorwa bya VPRX bijyanye n'inshingano twihaye bikubiyemo imishinga inyuranye mu rwego rw'itangazamakuru ryigisha uburyo abanyarwanda bakwiyunga nyabyo hashyizwe imbere ibiduhuza. Mu bikorwa by'ingenzi biteganyijwe harimo guhanga ibinyamakuru fatizo byanditse mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa ndetse no mu Giswahili, gutangiza radio na televiziyo Ijwi ry'Amahoro, gushinga ikigo kaminuza cy'itangazamakuru no gushimangira demokarasi. Birumvikana ko umushinga nk'uyu udashobora gushyirwa mu bikorwa leta itawugizemo uruhare mu kuwushishikariza abaturage no kuwutera inkunga mu nzego zose. Bizasaba kandi ubufatanye bw'intiti n'inzobere mu byerekeye imbonezamubano. Hazakenerwa by'umwihariko inkunga zinyuranye ziturutse mu miryango mpuzamahanga iharanira ubwisanzure mu bitekerezo ndetse n'itangazamakuru bihamye. twasheyeshwe n'ibyabo by'agahomamunwa, urwo rubanda badukweye tuzatubura. Mana n'ubwo amahanga yavuze ngo tuzi kwicara gusa, abaduteze amatwi mwese turabasuhuje. Ikaze muri iki kiganiro cya VPRX cyo kuri uyu wa kane tariki ya 26 Gashyantare umwaka w'2015, dufatanyije na Siri urugaga rw'abanyabwenge b'abanyarwanda baharanira ubunyangamugayo. Dukomeje ubukangurambaga buhamagarira bene gihugu kurushaho kwitekerezaho no kwishyiramo impumeko nshya ituma u Rwanda rugarura ya sura y'igihugu cy'amata n'ubuki kuri twese, kuba dukomokaho n'abazadukomokaho. Iki kiganiro cyateguwe kandi mugiye kukigezwaho nanjye Ismail Mbonigaba. Uyu munsi ndi mu mujyi wa Drummondville ho muri Canada, nkaba mfashijwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Murindabi. Jean-Claude, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Nongeye kugusuhuza Ismail, ndasuhuza kandi nabo turi kumwe bose muri iki kiganiro, ndabifuriza kumererwa neza. Urakoze cyane. Reka nanjye mpikaza abatumirwa bacu hano i Drummondville, nicaranye na François Munyabagisha ndetse na Victor Manege Gakoko. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari Emmanuel Senga, i Bruxelles hari Maître Innocent Twagiramungu,
naho mu Busuwisi tukaba turi kumwe na Tarsis Semana. Tarsis Semana, nawe nguhaye ikaze, namwe mwese abatumirwa bacu. Ikaze rero, insanganyamatsiko y'uyu munsi ni ikibazo cy'amoko n'ubwiyunge mu Rwanda. Umutumirwa kizigenza ari nawe uduha imbata y'ikiganiro ni Bwana François Munyabagisha. Mbere yo kumuha ijambo ariko nkaba nsaba mugenzi wanjye Jean Claude Murindahabi kutugezaho amakuru yaduteguriye ku Rwanda. Bashaka kumva mbere yo kumva abandi, sibashake gukundwa. Urakoze Isumayire, nk'uko rero wabivugaga, inkuru ya mbere niyo ngiye ijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Turanavuga muri make ku nkuru ijyanye n'amakenga agaragara ku Banyarwanda bakomeje kwibaza ku mpfu zimwe na zimwe, bo bakabibona nk'amarabira cyangwa ubwicanyi. Jean Claude Murindahabi, komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge iherutse gusohora iki cyegeranyo cyayo ku birebana n'aho abantu bagejeje ubwiyunge, yatangaje iki? Yego Isumayire, ubwo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda iheruka kwerekana aho igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kigeze umwaka ushize, yavuze ko ngo Abanyarwanda bamaze kwiyunga kugeza kuri ku kigero cya 80%. Nyuma ariko nk'uko tubisoma mu nkuru iri ku rubuga rwa internet rwa radiyo Ijwi rya Amerika, perezida n'umunyamabanga mukuru nshingwabikorwa bahagarariye iyo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda babwiye akanama gasesengura imikorere ya BBC ko muri documentaire, ni ukuvuga mu kiganiro cyiswe Rwanda's Untold Story, ngo ko habayemo ngo guhumanya amateka, ngo hagenderewe gusubiza inyuma igipimo cya 80% cy'ubumwe n'ubwiyunge bwari bumaze kugerwaho mu Banyarwanda. Bimwe mu byasabwe n'iyi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge byumvikanisha ko hashobora kutazongera koroherwa ku banyamakuru bo mu mahanga kuba bagira icyo bakora gifite aho gihurira n'ubumwe n'ubwiyunge u Rwanda batabiherewe uburenganzira. Bavuga ko nk'umunyamakuru Jerry Corbyn wa BBC yaba ngo yarabaciye muri humye ku buryo ngo byabahaye isomo. Mu cyumweru gishize rero Isumayire, bariya abayobozi bombi batangarije iriya komisiyo yuko ngo bagiye gushyira ahagaragara abantu bagize uruhare mu bikorwa byo kuzamura ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Perezida w'iyi komisiyo Musenyeri John Rucyahana n'umunyabanga nshingwabikorwa Jean Baptiste Habyarimana batangarije abanyamakuru ngo ko bagiye gushyira imbaraga no muri ya gahunda ya Ndi Umunyarwanda, ngo kuko yahaye Abanyarwanda gusa sinzobe ngo no gusuzuma ibibazo no kubishakira umuti. Aho ngaho umuntu yakwibaza niba Abanyarwanda bose babibona gutyo. Ikindi rero umuntu yavuga Isumayire ni uko bari abayobozi bombi bemeza ko ngo Abanyarwanda hari indi ntambwe ngo bateye ifite ikigero cya 99.2%, ngo aho abo bose baraga indangagaciro, baraga abana babo ubunyarwanda, mbese ngo bya bindi by'amoko bikaba ngo byaratewe umugongo ntawe ubiha agaciro. Umuntu rero akaba yakongeraho ko mu by'ukuri muri cyumweru gishize aba bayobozi bombi basa nkaho bavuguruje ibya cya kigero cya 80% y'intambwe yari yatewe, bavuga ko yatewe mu bumwe n'ubwiyunge, kuko mu cyumweru gishize bavuze ko ngo mu by'ukuri hari inzitizi nyinshi mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Reka rero muri make tunababwire iyi nkuru tushobora kuzagarukaho mu cyumweru gitaha mu kiganiro cyacu, aho abantu bari gupfa amarabira mu maso y'Abanyarwanda. Abanyarwanda bagakeka cyangwa bakemeza ko
bakorerwa ubwicanyi bigambiriwe. Abanyarwanda ntibavuga rumwe ku rupfu rwa Dr Gasakure wahoze ari umuganga wa Perezida Paul Kagame, akaba yarigeze no kuba umuganga w'ishami ry'ishuri ry'ubuganga muri kaminuza y'u Rwanda. Uyu mugabo wari umaze iminsi mike afunzwe, inkuru zabanje kuvuga ko ngo yashatse kwambura imbunda umupolisi, uyu nguyu ngo ahita murasa. Iyo ni inkuru yanyuze kuri media cyangwa se ku itangazamakuru ry'igihe, ndetse inatambuka muri media ya The Rwandan. Abantu ntibashize amakenga iby'uru rupfu. Hari nabo ngo byibukije impfu z'abandi barashwe barimo nka Gitifu wa Cyunzwe, bikavugwa yuko ngo bashakaga gutoroka. Mu mpfu zabereye abanyarwanda urujijo muri iyi minsi, murabyibuka yuko hanagiye havugwa urupfu rwa Rwigara Assinapol ndetse n'urwa Kapiteni Kayitare. Abavuga rero cyangwa se nabo bibera urujijo, kimwe n'abafite amakenga kuri izi nkuru z'impfu z'abantu banyuranye, banyuzamo nyine bakanibutsa ko imiryango mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nka Human Rights Watch kwitahwemye kuvuga ikibazo cy'iburirwa irengero ry'abanyarwanda, ndetse bamwe bakaba bicwa. Banibutsa yuko abarundi bemeje ko imirambo yabonetse mu kiyaga cya Rweru ko ari iy'abanyarwanda. Ahangaho umuntu yakwibutsa ko kugeza ku munsi wa none ubutegetsi bw'u Rwanda butaragira icyo bwemeraho ku bijyanye nyine n'iriya mirambo ivuga ko ari iy'abanyarwanda yabonetse mu kiyaga cya Rweru. Ismail, urakoze cyane Jean Claude. Iyo ibintu by'imfu z'abanyarwanda, abapfa, ababurirwa irengero, ababonwa mu imirambo iboneka mu nzuzi cyangwa se mu byobo rusange, ibyo byose ntabwo tugomba gukomeza kwifata nk'aho hari amayobera mu Rwanda. Bigomba kwemezwa yuko bikorwa ubutegetsi bubizi. Uyu munsi reka tuvuge kuri ibi bitangazwa na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge, ko mu Rwanda ngo abarenga 99%, ni ukuvuga nyine ni hafi 100% muri make, ngo baragabana babo ubunyarwanda, ariko nanone ngo kwiyunga byo bikaba bikiri kure nk'ukwezi. Mwe mu byisobanura gute? Ikibazo cy'amoko tumaze iminsi tukiyarukaho, dushaka kumenya inkomoko yayo, dusesengura imyiryane yashingiyeho n'ibindi. Reka tukigarukeho uyu munsi, tuvuge ibi by'ubwiyunge. Komisiyo Nyarwanda y'Ubumwe n'Ubwiyunge ngo abanyarwanda bashashe inzobe. Reka ijambo turiho umutumirwa wacu mukuru François Munyabagisha. Mukomere Ismail, mukomere namwe bandi mwese dufatanyije ikiganiro n'abagusuhuje. Muragira muti muzi tugiye kuganira ku muti w'ubwiyunge. Ubwiyunge mbese ubwiyunge bukaza ko ari umuti ku kibazo cy'amoko. Tumaze iminsi tuganira ku kibazo cy'amoko, twaje kureba amateka yabyo, nubwo hakiri byinshi byo kucukumburaho, tukareba tugafatanya n'abantu b'abanyabwenge bose, tukashyira ahagaragara imiterere yabyo uko yagiye aza. Hanyuma tuza kureba ibibazo, impamvu ayo moko atera ibibazo. Nibukije navuga ko mu mpamvu twaje gusanga atera ibibazo kubera amahano yabaye yitirirwa amoko cyangwa aturuka ku moko, uretse n'amahano kuvuga ko amahano yabaye n'amahano akibaho, kuko na n'ubu ngubu abantu bakomeza kwicwa, nubwo umuntu atavuga ko bicwa kubera impamvu z'amoko, ariko abantu barafatwa. Donc amoko twaje gusanga ko atera ibibazo kubera nyine ibyo bibazo bindi by'amahano ubwo umuntu rero akaba uyu munsi tuvuga tuti hari ubwiyunge. Twese ndumva ko abanyarwanda twese duhuriza ku kintu kimwe cyo kumva ko ubwiyunge ari ngombwa kunga abanyarwanda,
hari abavuga bati kunga abanyarwanda bigomba gushamikira ku bwungo bw'amoko, ariko umuntu yakwibaza mu by'ukuri ubwiyunge ni iki mbere yo kujya n'impaka ku buryo bukorwa, ku buryo bwakorwa twagomba kumenya ubwiyunge ni iki. Nge rero muri make nkaba navuga ko nk'uko mu kiganiro cy'ubushize twabivuze, icyerekezo cy'ubwiyunge ni ukongera kubaka repubulika. Icyerekezo repubulika bivuga iki? Twabikunze kubivugaho, ni akarima rusange, ni ibere rimwe abantu bose bonka kimwe bakaryongerera icyarimwe, nta kuvuga ngo barasimburana ngo vaho ndyonke nawe uzaza nyuma, ibintu nk'ibyo. Iyo niyo twavuga repubulika. Umuntu akaba yakwibaza niba ubu ngubu turi muri repubulika cyangwa turi mu kindi kintu cy'ikigare gusa. Ngira ngo icyo cya nyuma nicyo ngewe mbona ko bimeze. Noneho mu by'ukuri rero nkabona ubwiyunge iyo Kigali bavuga bati abanyarwanda bageze ubwiyunge kuri 90% ndetse n'ikimenyimenyi bose barimo baraba abanyarwanda, bararaga abana babo ubunyarwanda amoko bayasize inyuma. Iyo umuntu arebye neza asanga ibyo ari uguhenda abana, ari ukwibeshya, kuko nibyo abanyarwanda ntabwo bazahora mu moko, ntabwo bazahora bitwa abatwa cyangwa abatutsi cyangwa nk'uko na kera kose hari andi moko yabayeho. Na mbere y'uko ayo moko abaho, tuzamutse twasanga wenda Kanyarwanda, wenda ba Kanyarwanda bari 1 2 3 4 5 10, ntabwo bitwaga abatutsi cyangwa se abanyiginya. Ariko uko abantu bagenda biyongera niko nanone havuka amoko, kuko ari amoko yavutse yaje asimbura andi. Kera hari amoko y'abanyarwanda y'ikiryango yari asanzwe ariho, ayo nayo yabaye nkaho yibagirana. Ubu ngubu hari abantu batakimenya ubwoko bw'ikiryango bakwibarizamo. Haza rero aya moko yandi nayo yaje yahutu, abatwa n'abatutsi n'abandi ntamenya, nayo azibagirana bitewe n'uko la société yevoliwa. Bon, évidemment iyo bavuga bati dufite gahunda ya ndi umunyarwanda ifasha abantu kwiyunga, ntabwo babeshya, nibyo, ariko ntabwo ariyo gahunda, ntabwo ariyo ituma abantu biyunga. Ikintu gituma abantu biyunga uko nyumva ni ugukemura ibibazo bitera amahano, ni gukemura ibibazo bituma abantu barebana ayungwe, abantu batagira impumeko nziza. Ibyo bibazo rero dufatiye vuba aha ngaha, ibintu byabaye muri 94 ntabwo abanyarwanda tuvuga kimwe, ntitubyumva kimwe. Kwiyunga bisaba yuko dushobora kugira ibiganiro bituma tubivuga kimwe. Ndi umunyarwanda isaba umunyarwanda umwe hariya kugenda akajya kujya gusaba imbabazi cyangwa se guhakana iby'ubwicanyi bundi bukomeza kuba. Iyo ntabwo ariyo, ntabwo ifasha abantu kwiyunga. Dukeneye gusesa rwose, gusasa inzobe ibyabaye muri 94 bikomeza kuba ibyo by'urujijo. Barimo bavuga bati abantu barapfa marabira, bikaba urujijo. Ibyo bintu tukabisesengura, tukabivuga, tukabyihwezaho, abanyarwanda tukagerageza kubibona. Abanyarwanda avuga birumvikana ko atari 100% abanyarwanda, mais abafite uruvugiro, abavuga ibintu, abandi twita les faiseurs d'opinion, n'abategetsi n'abashakashatsi, tukagerageza kubiha ifoto imwe twumvikanaho byibuze. Hanyuma ibyo rero kugira ngo bishobore guhinduka, hari ikindi kintu nanone tugomba kwibanzaho, ni uburyo bwo kugira ngo abanyarwanda bagire impumeko imwe. Ubwo buryo bubangikanye n'uburyo ubu ngubu u Rwanda rugenderaho. U Rwanda rufite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba rugendera ku gisuti. Ni ukuvuga ubutegetsi bwavaho, bahongeho ubutegetsi bwavuga uvuye aho,
bikurura ibi bintu byo kwicana. Niyo ubutegetsi butaba butisha umuntu ariko abantu babona umuntu apfuye bakumva yuko bakinganga ko ari ubutegetsi bwamwishe, ikibazo gikomeye cyane. Bon, abona rero ngo bwiyunge ni minye kugira ngo tuzabugereho atari biriya byo gupfa kwivugira gusa, kuko umutegetsi wari wese atubura umubyizi we akavuga ko inshingano ze yazigezeho. Ariko rero abanyabwenge iyo tubisizenguye dusanga atari byo, kuko nta kuntu ubwiyunge buzaboneka umunsi, nzavuga ko bwabonetse umunsi abantu barengana bari mu munyururu bazaba bafunguwe, atari kubafungura gusa ngo byo kuvuga ngo turabafunguye kugira ngo twiyunge, ariko bafunguwe abanyarwanda bose bumvise yuko abo bantu barenganye, gutyo hatazagira ukurizaho ngo aza amutunga urutoki ngo wowe ngo waranafunzwe. Abantu bumve bose yuko uwo muntu yarenganye, bumve yuko icyatumye uwo muntu arenganye kigomba kuvaho kitazagaruka. Ubwiyunge buzaboneka abantu bishwe, abantu bicwa, impfu zabo zisobanutse. Si ukuvuga yuko wenda tuzajya hariya ngo buri muntu, ariko byibuze nko mu rwego rw'igihugu tukamenya ko hari abantu bishwe bakicwa mu buryo nta buryo busobanuka bwo kwicwa. Ntabwo abantu bakicwa bataragombaga kwicwa, nta n'ugomba kwicwa. Ibyo bintu bikavugwa nta kubisimbuka ngo tugiye kwivugira ibindi, hanyuma ubwiyunge bukazaboneka nanone tumaze kumva kimwe ko ubutegetsi tugomba kwimika ari ubutegetsi bw'ibitekerezo, tugasezerera burundu ubutegetsi bw'igisuti. Urakoze cyane, ubwiyunge buzaba. Ndagushimiye cyane François Munyabagisha kuri iyi nshamake y'igitekerezo duhaye ku bintu birebana n'ubwiyunge hagati y'amoko mu Rwanda. Hari aho wigeze kuvuga uti amoko azageraho yibagirane, ese ayo moko azasimbuzwa n'iki? Ntabwo nyamara umwuga w'ubupfumu sinamenya kizatsimbura, ariko iyo ureba nanone kuko amoko azanywe n'abanyapolitiki mu by'ukuri nibo bayarema. None iyo urebye rero nk'ubu ngubu hari politiki iriya ya Ndi Umunyarwanda, iya politiki ya Ndi Umunyarwanda iyo ijya gutekerezwa neza ikayoborwa neza, nayo yazaba mu kintu kizatuma abanyarwanda bareka wenda kwiyumvamo ubundi bwoko bakaba abanyarwanda bakagira ubwoko bumwe. Ariko ibyo ngibyo ni ukurota kuko iyo urebye ubu ngubu abantu burya uko wabikora kose, uko wagerageza kubihina kose, abantu bagerageza kwibonamo une communauté identitaire. Bon, hari uko ushobora kuvuga uti njyewe ndashaka ko abanyarwanda bose baba abanyarwanda, ariko wajya kubona ukabona abantu wenda bavuka Igitarama bagize ikintu cya esprit d'appartenance for Igitarama, ugasanga bagize ubwoko bw'abanyagitarama. Cyangwa ugasanga abantu bavuye i Bugande bagize iki kintu cya esprit d'appartenance cy'Ubugande, wenda kubera ko banahuriye ku rurimi basangiye za memoire z'ahantu babaye za nakifara aho ngaho, ibintu za image d'enfance zabo babisangiye bahuriye, ugasanga bagize ubwoko bw'Abagande. Njyewe hari icyo nari ngiye kubikubazaho, ubwoko bw'Abagande Munyarwanda, ariko bukazasimbuzwa n'ubundi bwoko bundi bukaza, ni phénomène normal. Nari ngiye kubaza nonse nk'ibi ngibi byo kuvuga ngo aba bantu baraga abana babo Bunyarwanda, iyi mvugo y'ubundi yo kuraga abana Ubunyarwanda isobanuye iki? None se Ubunyarwanda nk'ubwene gihugu hari ikindi cyabusimbura? Keretse yenda tuvuge nkatwe turi mu mahanga, umuntu wavukiye mu Rwanda akarusaziramo, we yabyumva ate kumubwira ngo noneho ngo ugiye kugira Ubunyarwanda? Yari igiki se mbere? Ibyo ngibyo ni demagogie rwose, mbabarire. Ni demagogie kuko nta muntu uraga umwana w'Umunyarwanda. Umwana niba wowe uri Umunyarwanda ukavuka uri Umunyarwanda,
ubundi normal ni convention bavuga ngo umwana wawe nawe azaba umunyarwanda ariko ngewe ngubu ntabwo data yandaze kuba umunyekanada. ariko yenda nkawe we uri muri Canada abana bawe bashobora kwiyumvamo kuba abanyakanada ntibiyumvemo kuba abanyarwanda. Numva yuko yenda wabibabwira uti mugomba kugira ubunyarwanda, ariko njye ndimo kuvuga nti umuntu utarigeze ava mu Rwanda umubwira ngo agire ubunyarwanda mu ruhe rwego. Reka nkubwire rwose nkorohereza. Ikintu gituma umuntu aba umunyarwanda yumva ari umunyarwanda ni fierté d'appartenance rwandaise. Noneho rero ubu hari abantu abana bacu batakaje iyo fierté bariho, hari n'abandi bayiroturutse. Urumva abana bavuye mu ngiro bagataha bakagera mu Rwanda bongeye kwiyubakamo ubunyarwanda kuko bumva ko bageze mu gihugu cyabo. Ibyo ni byiza cyane. Ndi umunyarwanda rero yaba ifite isura ndagize gatoya agatekereza. Aba hanze abana bacu iyo yicara akavuga ati u Rwanda ni cya gihugu cy'abicanyi, uwo mwana ntabwo yumva ashaka kuba umunyarwanda, ntabwo abyiyumvamo. Yumva ahubwo no kumubwira ko avuka ku banyarwanda ari nk'igisebo. Noneho ku buryo agerageza kwihunga kuko we nabyara n'abana ntazanababwira u Rwanda ko azabihunga. Ibyo urumva rero ko ikintu gituma abantu b'abanyarwanda ntabwo ari imvugo gusa, ahubwo ni ibintu n'ibyo bibazo. Niba hari ibibazo bizatuma abantu bahunga kuba abanyarwanda, niba hari ibintu byiza bibagarurira fierté yabo yo kuba umunyarwanda bazaba abanyarwanda. Urumva rero ko ntabwo ari porogaramu yazaga ya Ndi Umunyarwanda ituma abantu baba abanyarwanda, ahubwo niba abantu bageze ku bwiyunge n'ibiyungu nitugera ku bwiyunge koko bwa bundi nyakuri abantu bazagarurirwa fierté yo kuba abanyarwanda, niho identité rwandaise izongera ikaba forte. Ariko ubu ngubu bwo ahubwo hari izindi za identité sous-identité zindi zirimo zigomba kuzamuka kuvuka kubera ko ya yindi y'ubunyarwanda irimo icikagurika isenyuka mu gihe abantu barimo baborera mu munyururu barengana. Uri umunyarwanda hanyuma ufite abandi banyarwanda bene wanyu b'abanyarwanda nkawe barimo barengana baburira mu munyururu ibihumbi, hanyuma ukavuga ngo ufite fierté yo kuba umunyarwanda. Abantu baricwa buri munsi bakababwira bati abantu bishwe ntabwo bashobora kuba bazize ubutegetsi, ukaba utashobora gusobanukirwa niba ari byo cyangwa atari byo, ariko ukavuga uti ese kuki umunyarwanda yakwicwa? Ubwo uzagira fierté yo kuba umunyarwanda, ahubwo ndi umunyarwanda irimo irasenyuka. Ahangaha nagira ngo mbwira abatwumva yuko François Munyabagisha ari umwanditsi w'ibitabo, hakaba hari igitabo yanditse. François Munyabagisha hari igitabo wanditse wakise Amahindura. Ibyo bintu bya Ndi Umunyarwanda wagize icyo bivugaho, hari aho ugira uti iyo baza kureba kure, ubwo nyine uvuga abategetsi bazanye politiki ya Ndi Umunyarwanda, uti iyo bareba kure bari kuzirikana inyungu z'abanyarwanda bose, ati iyo baza kuba bazirikana inyungu z'abanyarwanda bose, Ndi Umunyarwanda yari kuba ndi umuntu. Ese aho ngaho wagira icyo ubisobanura? Ismail naguciye mu ijambo. Iyo mvugo ko ijya gusa n'iy'umuhanzi Kizito Mihigo nawe waririmbye ati ndu umuntu ijya ibanziriza Ndi Umunyarwanda. Ninde wayitanze undi? Ntabwo nshaka kuvuga ko hari wayikuye ku wundi, ariko nyine twibwirire François Munyabagisha buri wese ashobora kuba yarayitekereje atayirebye ku wundi, ariko twibwirire mu François Munyabagisha. Icyo umuntu agomba kureba Jean Claude, sinakubwira ngo icyo nzi cyo nubwo ibitekerezo burya bitagira umuntu ngo kamara. Ibitekerezo burya ni nk'umwuka usirikira duhumeka, ntabwo wavuga ngo umwuka watangiriye hehe, watangiriye kuri nde. Urumva umwuka bishoboka ko umwuka ndimo mpumeka uyu munsi waguturutsemo ejo ukaba wangezeho nanjye. Noneho ariko ikintu cyangombwa umuntu agomba kureba nuko icyo gitekerezo narakigize nawe arakigira, ariko icyo nshima nuko we byibuze ngewe mu gitabo nanditse abagisoma ntabwo ari benshi, ariko nemeza ko uriya muhanzi indirimbo ye abantu bayumva ni benshi kurusha amonavi abasoma igitabo. Ariko nkwemeza yuko ibyo bitekerezo byose twungikanya. Noneho rero ku kibazo nanone Ismail yarabajije,
iyo abantu bajya gutekereza ko ndi umuntu kuko ubundi byo ntabwo dukeneye kuba abanyarwanda dukeneye kuba abantu none se ahangaha ndi hano ndi muri Canada nzajya njyaho rero ngende ntera hejuru namba nikoreye idarapo ngo ndi umunyarwanda kandi nyamara none usange ni nkaho ndimo mbwira abo musanze bambwira abandi ko hano habaye u Rwanda kandi nyamara kuba ndi hano ndi umuntu bamenya ko n'umuntu uri mu Rwanda ari umuntu ejo umwana akamamagara ati marume ngeneye minervari amafaranga nakoreye hano nkayafata nkayohereza uwo mwana akiga mu Rwanda ejo mu gitondo u Rwanda ruti banyarwanda muri hanze mudufashe twubake itema hanaha tukikora mu mvuga tugaryohereza urumva kuko turi abantu nicyo kintu cya mbere noneho rero no mu Rwanda niba utegereje ko abantu ari abantu ni abantu icyo gihe uwo ari we wese uzabona uretse n'uwavukiye mu Rwanda ari mu Rwanda ni umuntu icyo gihe nawe kuko nawe arimo arubaka u Rwanda yaravukiye ahandi ariko we nawe ntiyimvamo n'umunyarwanda ariko ni umuntu kandi arimo arubaka u Rwanda kandi arafasha abanyarwanda kubaho neza icyo kintu tukigezeho twaza tureka kwireba mu ndorogamo y'abyabi ngo twibone iby'abibone none icyo gihe bizadukiza no kwibonamo amoko kuko niba ntangiye ndi umunyarwanda nironda ngo ndi umunyarwanda niki kimbuza se kwironda nk'umuntu uvuka ku gitaramo munyagitaramo urakoze François Munyabagisha ndeka nze mbe nkuretse gato mbaze Emmanuel Senga uracyahari ndakumva muri iriya mibare itangazwa na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge baravuga bati 99 n'ibice 2% kuvana hafi 1% baragabana babo Banyarwanda ariko bagahindukira bakavuga bati ubwiyunge bwo ntaho buragera buracyari kure nk'ukwezi ibyo bintu bishobora gukunda bite ko abantu baraga abana babo ubunyarwanda ariko amoko atariyunga ubisobanukirwa ute wewe urakoze bwa Ismail kuri icyo kibazo ngenekeza ko yaba ndi umunyarwanda yaba ubwiyunge uko bikoreshwa muri kino gihe ntabwo ari politike n'ibintu by'ibikangisho ni ibintu by'ibikangisho kuko iyo biza kuba politiki baba baratekereje ko aho kugira ngo ubwire umunyarwanda ko ari umunyarwanda ikintu gisanzwe kizwe azi neza hanyuma inyuma yaho ugahishaho ibintu byo gusaba bamwe kubaha abandi kubapfukamira abandi bagakenerwa iminsi yo kwibuka abandi bagenerwe ibyo bintu bagomba kuba barabirebye akavuga ati mbere yo kugira ngo tuzane ibintu bicagaguramwo abantu benshi twagombye kureba ikintu cya politiki rusange nk'uko François Munyabagisha bivuze bakareba ikintu cy'ikintu rusange cyitwa repubulika aho abantu bose bumva bisanzuye ni ukuvuga abanyarwanda biyumvamo umunyarwanda ntawe ubibasabye niba ari politiki nziza iha abantu bose ubushobozi abategetsi ntabwo ari bo bagomba gupima gutangaza ubwiyunge cyangwa ubunyarwanda ni ibintu bigomba kwigaragaza ubwabyo umuntu akumva ko afite uburenganzira kuri iki ngiki ko uko abubona ariko yumva yisanga yumva ameze neza muri icyo gihugu ku buryo anagikunda nk'uko bagenzi banjye bari babivuze ubu ngubu urubyiruko rurimo kubyiruka rufite ibibazo birebire kuko hari rumwe rwumva rwose rudashaka no kwitwa abanyarwanda koko kubera ko bumva ko umunyarwanda ari igisebo ni ukuba mu gihugu kuba umuntu w'igihugu cyicana gisumbanya abantu ibi byose ahubwo byagomba kugera ku gutekereza ko kurema ireme noneho ritari iry'ubunyarwanda ritari iry'ubwiyunge bagatekereza politiki rusange y'igihugu Jean Claude umbabarire Emmanuel na Ismail mbaciye mu ijambo kubera ko Emmanuel Senga avuze ikintu gikomeye cy'ababyiruka bashobora kubibaza batari ko se aba bantu baratwigisha iki babanye bate kandi aribo twakarebeyeho ni ikibazo gikomeye nari mbise nibaza
niba biri mu murongo waho twari tugeze nari mise nibaza ntese ubundi ko hatanzwe imibare ngo ya 80% ngo y'ikigero cy'aho ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bigeze. Ejo bundi bari abagabo bayobora iriya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge barimo Musenyeri John Rucyahana, barimo umushinga umunyamabanga nshingwabikorwa Jean Baptiste Habyarimana, bakajya imbere y'abanyamakuru nk'uko Ismail yabivugaga, bakavuga yuko mu by'ukuri hakiri inzitizi, bakabyemera. Noneho sinzi niba muri make abatumirwa bacu batatubwira mu by'ukuri dufata n'iki kigaragarira abanyarwanda, iyo 80% yaje ite, esirimo yari mukuri. Ese mwabonye yuko hari no mu nkuru twumvise hari aho bavuze yuko ngo iyo 80% igiye gusubizwa inyuma n'ibiganiro byagiye binyura ngo kuri BBC. Mwebwe ubwanyu mu by'ukuri ubwiyunge bw'abanyarwanda bwageze kuri 80%, mu by'ukuri ukuri n'ukuhe, inzitizi nizi, ikibazo kimeze gite wenda muri makeya, noneho ahubwo tukareba n'uburyo tukaza no kureba uburyo ibintu byagakemutse. Ntabwo twigeze duha ijambo Victor. Victor Manege Gakoko. Oui, wakoze Jean Claude. Umbabare kwa ntangiye kubiseka uko yewe ibintu byerekeye imibare muzi ko bisigaye bitenkeke mu Rwanda. Nta kuntu wakwihandagaza ngo uvuge iriya mibare nka kuriya utakoze ibyo bita sondage kandi igakorwa na agence cyangwa se na societe yitwa ngo irigenga. Iyo uzaze ngo 84 n'ibice bibiri bigaragaza yuko mu mibare wakoze koko etude se cyangwa se analyse ishoboka igendeye ku buhamya budakuka. Ubwo rero nyine ibyo Emmanuel yamaze kuvuga rimwe na rimwe n'ibyo leta cyangwa se abakorera leta baba bashaka kwivugira kugira ngo ibyo bashaka kugira ngo bigere ku baturage cyangwa se kubwira rubanda cyangwa se kubwira amahanga bise ntaho bigira ingufu kandi nta bibundi bifite. Naho ubundi tugarutse ku kibazo cy'amoko. Ikibazo cy'amoko mu kanya muzi ko twari tuvuga tuti twabivuze ku yindi ngingo tuti si cyo kibazo ko mwibuke muri 90 FPR itera ishaka gukuraho ubutegetsi bwa Habyarimana baje bamamaza ikintu gikomeye cyane gushyiraho etat de droit. Ahubwo twifuzaga ko muri iki gihe ariho ikorerwa evaluation, kuko niyishyira muri bya bindi kureba niba koko repubulika turimo, repubulika iri muri constitution igendera koko ku ndangagaciro za repubulika z'ubwo kutarenganya, za justice, zo ubutabera. Noneho ngubone ikibazo ya ndwara se ifite symptome yuko bigendera ku moko, noneho yo igiye kubona umubonerwa umuti mu gushyira igihugu kigendera ku mategeko, kigendera kuri za norme za repubulika ngo twabyemeje. Ntabwo rero harya secrétaire général wa wiriya komisiyo ni n'umuganga, nta kuntu wafata indwara iyi ngo uvure symptome ejo bundi ubone ibicurane bishire, ejo bundi bigaruke, kandi yari ibicurane kandi hari indwara nyandwara atari wavuye. N'indi rero ni kimwe, ikibazo ntabwo kiri ku moko, ikibazo kiri muri appartenance nk'uko nuza yavugaga. Niba Ismail ngunda kumubwira kandi hano ntagiye ntabivuze cyese niyumva muri ariya moko, ariko mfite sentiment d'appartenance ikomeye ku Munyabutare par exemple, kibyo François yavugaga. Ibyo rero ni ikindi kintu. Niba umuntu yumvamo ko ari umuhutu ni umuhutu, ntabwo ayimukuramo. Niba yumvamo ko ari umututsi ni umututsi, ariko nta kuntu wamubwira ubwo ngo abantu bariyunze, aho usanga abaheza ngundi mu batutsi no mu bahutu imibare ahubwo yarakuze cyane, aho usanga mu mahanga abahutu n'abatutsi batavugana bacyamiranye. Aho ntabwo bavuga ngo abanyarwanda bariyunze, aho dufite impunzi zirenze ibihumbi n'ibihumbi. Donc ibibazo nuko tukigarutse gutya kumwihariko, ariko ikibazo ni muri rusange. Victor Manege
hiyunga abandi ubundi hiyunga abahutu n'abatutsi cyangwa hiyunga abarwanira cyangwa abaharanira abahatanira ubutegetsi. Nanjye icyo kibazo nicyo nashaka kubaza, ni bande bagomba kwiyunga? Icyo kibazo nicyo nashaka kwibaza nanjye Jean Claude. Iyo uvuze kwiyunga, ninde ugomba kwiyunga n'undi? Reka tugihe Maître nawe agira icyo tubitubwiraho cyangwa Maître Innocent urahari? Ntabwo ari ku murongo, turacyari kugerageza ku murongo wa telefoni, ariko ntibyabuza ko yaba Emmanuel Senga cyangwa François Munyabagisha buri wese muri make yatubwira, kuko hari ikintu cyiza Victor yaragerageje kutumurikiraho atubwira tubuse kuko ibibazo by'amoko yego ntabwo ari umwanya wo kubihakana, ariko se abavuga ko bahunze bagiye kwicwa cyangwa se abishwe no muri nyuma ya 1994 n'ubu ngubu ejo kumva ngo umuntu yishwe, ntabwo hicwa abahutu gusa, ntabwo hicwa abatutsi gusa, ntabwo upfa kubogeranya ikibazo n'ubutegetsi. Ibyo ni ibintu bitugaragarira mu mpunzi harimo amoko yose, nicyo ngira ngo Victor yaratangiye avuga. Ariko se mu by'ukuri hiyunge abahutu n'abatutsi cyangwa hari abandi bagomba kwiyunga, yaba François Munyabagisha cyangwa Emmanuel Senga? Boreka komeza reka nanjye hanyuma mukuru wanjye yaraza ku yego anira sibye Emmanuel ndakwemerera rwose. Bon ikibazo ni ubajije ni cyiza Jean Claude. Iki kibazo rwose yika ko n'abavuga ubwiyunge uwo ari wese ubwiyunge agomba kwanza guhera kuri icyo kibazo. Hari umuntu sinibukiziranje neza cyangwa wenda wambwiye ati ni umudamu wambwiye ati njyewe ntabwo nkeneye, ni umudamu witwa Bertilda hano mu Mariale, ambwiye ati njyewe nariyunze ntabwo nkeneye kwiyunga, ntabwo mbikeneye, nta muntu ufitanye ikibazo nawe, ati nariciwe nihaye amahoro yanjye, nta muntu ufitanye ikibazo nawe, ntabwo nkeneye ubwiyunge. Byumva? Bon ariko nyamara kukibazo ati abahutu n'abatutsi bakeneye kwiyunga, nibyo bakeneye kwiyunga. Ibyo uvuze uti abahutu abatutsi baricwa n'iki byose, ariko ikibazo ni uko hari abantu biyumvamo ko ari abahutu, hakaba n'abandi bantu biyumvamo ko ari abatutsi. Abo bantu bakaba batabona kimwe, bakitana ba mwana bavuga, bamwe bakumva yuko ikibazo bagitewe ngo n'abandi. Abo rero bakeneye kubona ukuri kw'ibintu, bakamurikirwa bakerekwa uko bo babyishushanya ko atari byo, noneho bagagira impumeko nziza. Ubundi bagakenerwa no kwigishwa ko mu by'ukuri amoko, kuzirana amoko cyangwa se ngo kuziza undi ngo nuko yaba yarakwiciye cyangwa ugize ati ko atari byo, ko buri muntu wese agomba kwiha amahoro akiyunga nawe ubwe, kuko ubwo hari abo bambere navuze bagomba kwiyunga, n'umuntu ku giti cye agomba kwiyunga nawe ubwe, kuko burya umuntu urenganya undi ngo yaramwiciye nawe uwo muntu aba afitemo uruhare, kuko niwe uba wikorera umugoko akaba adashobora uwo mutwaro kuwitura. Ngaho mbere yuko Emmanuel akunganira, nagira ngo wenda ngira icyo mvuga ku byerekeye ikiganiro Perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze gutanga mu rubyiruko, akaba yarahamagariye abana b'abahutu gutinyuka bagasaba imbabazi abana b'abatutsi, ngo bakabikora mu izina ry'ubwoko bwabo bw'abahutu, ngo kubera ko icyaha cyakozwe na base cyangwa na basekuru. Ibyo ngibyo urumva yuko turamutse tuvuze yuko ikibazo kitaramoko twaba ari twebwe tubyishyiramo, ariko mu rwego rw'ubuyobozi bo babibona batinyuke bitandukanye n'ikibi, rwose bitandukanye n'ikibi, bafite inyuke babivugiye. Umuntu azica yice mu izina ryawe, yice uceceke, kubera iki? Niyo waba utarishe, ahubwo ngewe mfite ikibazo nawe, ngewe naba ntari mubishe ukajya gukoresha izina ryanjye ngo wice, nakwica nanjye. Ntabwo nakureka. Naho ibyindi by'isoni ngo abantu baratinya kuvuga. Wowe niba utarishe ngo unahaguruka ubisabire imbabazi, haguruka usabire imbabazi abishe mu izina ryawe, nawe uvuga uti ntabwo bikwiye kubaho.
erega jewe niyo ngiye hanze hatari mu banyarwanda mbwira abanyamahanga ntimutubabarira abanyarwanda twakoze amarorerwa nanjye nishyiramo kuko nanjye ndi umunyarwanda. ngira ngo abenshi muri abo bana bavutse na nyuma ya jenoside cyangwa se bari bakiri ibitambambuga igihe imivu y'amaraso yatembaga. None Emmanuel ugira tubwire ese ubwiyunge bushoboka kuba gahunda ireba abantu babayeho nyuma y'amahano? Ismail wakoze mbere yo gusubiza ndetse n'icyo kibazo nagira ngo ngaruka ku kibazo nyamukuru muvuga muti hiyunga abandi. Ibyo dukurikira mu Rwanda rwacu, ibyo dukurikira mu bikorwa n'abanyapolitike, mu byandikwa, mu bivugwa, usanga abategetsi bajya bita ku maka bati abaturage bamaze kwiyunga ku rugero rwa kangahe. Wagira ngo abategetsi bo ntibagomba kwiyunga, abaturage nibo bagomba kwiyunga. Hano hari ikibazo cya mbere. Ibyo babivuga bahereye ngo kuko abantu bamwe bafunguwe bemeye ibyaha, hanyuma leta irabafungura, hanyuma basubira guturana n'abo biciye. Ikibazo ni ukumenya uko bafunzwe n'icyo cyabafunze. Uko munyesha kuna kubigarukaho, hari abafunzwe barenganye, kubafunguwe ntabwo byagombye kuba ari igitangaza, ahubwo byagombye no kwaka indishyi z'akababaro. Aha rero si ikibazo ntabwo bagomba kugera aho ngaho, nicyo mvuga ko abategetsi bitakuma mbere bagashaka kubona ikibazo cy'ubwiyunge n'ubumwe ku baturage, bo bakishyira ku ruhande, kandi si byo. Abategetsi bagomba biyumva muri abo, bagomba nabo kwiyunga. Nibamara kwemera kumva ko ubwiyunge bugenewe gukorwa hagati y'abanyarwanda bose, nta kureba urugero cyangwa se urwego umuntu ariho, nta kureba ngo uyu ni umutegetsi, uyu ni umuturage. Icyo gihe nibamara kubyumva, bazabona ko abanyarwanda bakeneye kujya hamwe bakaganira, bagacukumbura ibibazo byose bituma bagirana ubushyamirane, kuko si ikibazo cy'amoko gusa, hari ibibazo byinshi bituma abanyarwanda bagirana ubushyamirane. Byose bivuga ko kugabana ibyiza by'igihugu. Ibyo bibazo nibateganya inama, niyabone ku buryo bwo guteganya inama, abantu bakabivuga bose. Iyo mvuga abantu si kuvuga abantu bose ko bazahahurira, hazaba hari abahagarariye abanyarwanda, yenda baje mu rwego rw'amashyaka, mu ntumwa z'amashyaka, mu ntumwa z'amashyirahamwe, mu ntumwa z'abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda, abegamiye kuri leta n'abatavuga rumwe n'abayishyigikiye cyangwa n'abatavuga rumwe na leta, mu ntumwa z'ingabo za polisi cyangwa se inzego z'umutekano. Mbese buri kushe ya sosiyete nyarwanda niyo ishobora kohereza abayihagarariye muri iyo nama igomba guteganywa, kuko ibyo kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge bizakomeza bivugwa, ariko ntibizagerwaho igihe cyose bitazaba biturutse mu banyarwanda. Ntabwo bituruka mu banyarwanda, bituruka mu bategetsi wagira ngo bahe umukoro abanyarwanda, ngaho ni mukoro ubwiyunge, twebwe mutwihorere. Ntabwo bishoboka. None nka kiriya byinshi cyane kugira nka kiriya cyo kuvuga ngo abana basaba imbabazi mu izina ry'ibyaha byakozwe n'ababyeyi babo, urumva byo bizasobanurwa gute? Iya natangiye mbivuga ko ari igikangisho. Ni igikangisho babonye cyoroshye cyo kugira ngo, kubera ko birazwi ko urubyiruko nirwo rufite imbaraga nyinshi, ndetse mukurikije ibyo uriya muhungu Alain Patrick Ndege yavuze ko ruri muri 70% z'abaturage. Icyo gice cy'abaturage bagomba kugikanga kugira ngo mbere na mbere kitazatinyuka gukora ibintu by'imyigaragambyo. Ikindi bagicemo ibice bibiri, kimwe kigomba guhora cyunamye, ikindi kigenda cyemye. Noneho ni ya politiki isanzwe yo kuvuga ngo reka mbagabanye mbayobore. Nta kintu uko bacamo ibice kugira ngo bayobore. Ni muri ubwo buryo yatekerejwe, ntabwo ari mu buryo bw'ubwiyunge sivupe, nta na rimwe biri mu buryo bw'ubwiyunge. Zifashisha agahinda n'akababaro nagize, abandi ibyishimo. Ariko sinzigera nkoresha ibyishimo nahawe ngo mbababaze.
nyagasani azabiduhamo ubuzima budashira nzaba igikoresho cy'amahoro y'Imana aho urwango rwashinze ibirindiro kibe y'urukundo ahari ubugome n'akababaro kibe y'imbabazi zawe aho amakosa n'ibinyoma byateye amatako nzajyana y'ukuri ahatuye abantu bashidikanya nzahamya kwera ahaganje abantu bihebye nzaba umuhamya w'ukwizera aho umwijima n'ibibi byawo byateye intebe nzahatunga urumuri akababaro kanjye kazababyarira iseko iseko itera urumbeza mana sigashake guhozwa mbere yo guhoza mana sigashake kumva mbere yo kumva abandi sigashake gukundwa aho gukunda Semana Tarsisi ntabwo uracyahari ntabwo twamuha ijambo arahari Semana Tarsisi Semana yakagombye kuba ari kutwumva kuko ndabona umurongo ufunguye Semana wabutwumva ndabumva neza 5/5 yego Ismail ubundi ikintu cy'ubwiyunge ntabwo ari ikintu umuntu ashobora gukura mu mufuka ngo abe yahereza undi mu ntoki nta nubwo ari itegeko ry'umucamanza cyangwa se ijambo rya perezida bishobora kuzana ubwiyunge ibyo nuko bigomba kumvikana none ubwiyunge numva yuko ari impumeko igomba kuva mu mitima ikajya mu yindi ese aha nagira ngo mbabaze nk'ibintu bigomba gukorwa kugira ngo abantu bagere kuri iyo mpumeko Semana urabyumva ute ndabumva ikintu gishobora gukorwa kugira ngo abantu bagere kuri iyo mpumeko y'urukundo n'ubwubahane n'ubwumvikane n'amahoro mbere na mbere no kuvugisha ukuri no kugira ubwisanzure mu mutimanama wawe ibyo bintu rero nibyo bibuze mu Rwanda nubwo Emmanuel yaravuze ngo abategetsi bavuga yuko babwira abaturage ngo biyunge ariko abategetsi bo ntibiyunge abategetsi ni bande abategetsi ni bari abanyomba 10 ni bari aba ministre ni bari ba meya abo bose ni abategetsi no kuvuga ku rugero rw'arwo rwose twashakaho ubwo butegetsi muranyumva abantu bose rero bose abo bategetsi tuvuga ari ba nyomba 10 ari abakuru b'imidugudu ari abakuru b'imirenge ari ba meya ari ba ministre n'aba perezida bose n'abaturage b'igihugu ubwo bwiyunge rero burabareba so kuvuga rero Manuel ibyo yararimo kuvuga ndabitsindagira kuko nibyo abo yavuga ngo abategetsi bavuga ngo abaturage ni mwiyunge ariko bo ntibiyunge abashatse kuvuga abandi bashatse kuvuga aba ministre bonyine gusa n'abameya ariko babandi bo hasi bakoresha bagize ibikoresho nibavuga no kuvuga ngo hariya rero niho ikintu kigaragarira yuko barabibabwira ngo ugende mwiyunge bakabikora ariko bitavuye mu mutima nama ikintu rero cyo kugira ubwisanzure ukavuga icyo utekereza ukagira umutima nama wo kuvuga ati iki ngiki muratubesha ntabwo ari cyo kiramutse kibaye mu Rwanda ubwiyunge bwagerwaho ariko ku byerekeranye none ngo abagomba kwiyunga ku rubyiruko kuri abo bana bavutse nyuma y'amahano cyangwa se bari bitambambuga ibyo birashoboka mu muco nyarwanda byahozeho abantu mu izina ry'umuryango bashobora gusaba imbabazi no kuvuga abahutu bashobora kujya hariya bakavuga bati umuryango wacu wabaye ikigoryi dusabye imbabazi abatutsi n'abatutsi nabo bakatahariya bagasaba imbabazi abahutu
abo bantu baba bahagarariye umuryango w'abahutu baturuka he? Abo bantu baturuka mu byiciro byose, ntabwo mvuga gusa n'abatutsi, byaturuka mu byiciro byose bitewe muri bwa bumwe n'ubwiyunge, wa mutimanama n'ubwigenge bwo kuvuga icyo utekereza ntawe ugushikamiye n'imbunda n'igisuti. Icyo gihe byose byava muri ba bandi banyomba kumi bikagera kuri ba meya bikagera kuri ba minisitiri n'abandi bose, abantu bakabwizanya ukuri. Ibintu byabaye mu Rwanda hari abantu bavuga bati habaye ubwicanyi ariko no kwicana. Bamwe bakavuga bati abahutu bisha abatutsi nibyo, ariko n'abatutsi bisha abahutu. Ese mugeka ko abantu babyumva gutyo mu Rwanda? Nicyo kintu nabaza yenda Victor Manege. Mbere yuko ubwira Manege, reka ndangira igitekerezo ku byerekeranye n'abo bantu bagomba kugira ubwo bwiyunge. Ni ukuvuga ibice bibiri by'abanyarwanda ari abahutu bagombye gusaba abatutsi imbabazi, n'abatutsi bakabasaba imbabazi kuko bose bariciranye. Abahutu bisha abatutsi nabo bica abahutu, n'ubu bagikomeza. None icyo byatuma ubwiyunge bubaho kandi tukagera ku mahoro arambye. Nkeka yuko yenda impamvu bamwe bumva gusaba imbabazi cyangwa se ubwiyunge budashobora gushingira ku bwicanyi bwabaye ku mpande zombi, bamwe bumva yuko ngo byaba bipfobya itsembabwoko. Victor Manege, icyo kintu gitekerezaho iki? Ariko Ismael rero ntago bipfobya itsembabwoko. Ese habaye itsembabwoko ubwoko butabaho? Icyo kintu mujye mukibaza abavuga ngo habaye itsembabwoko, batsemba ubwoko butabaho. Ntibemeze ko habaho ubwoko bw'abatutsi n'abahutu n'abatwa ndetse n'abandi b'ibivange, hanyuma noneho twemere yuko abantu bibisha ubwoko bumwe n'abandi bakaza kwihimura. Aho ngaho yenda nagira ngo ngire ntuza information ntangaho nuko cyakora kuko byashyize abantu benshi mu rujijo. FPR igifata ubutegetsi yavuze yuko mu Rwanda nta moko abaho, irabyigisha abanyarwanda barabyemera, birafata ndetse n'abanyamahanga bose bumva yuko mu Rwanda nta moko, nta bahutu, nta batutsi, nta batwa bagihari. Ndetse hari n'amashyirahamwe nibuka yatezaga imbere abatwa bayakuyeho rwose, bavuga ngo ibyo bintu ni ukuzana amacakubiri. Gusa rero icyaje gutungura abanyarwanda nuko mu mwaka wa 2013 abantu bose batunguwe no kumva yuko guverinoma yateranye ikavuga iti mu Rwanda habaye icyaha cya jenoside, kandi iyo jenoside yakorewe abatutsi ikaba yarakozwe n'abahutu. Ubwo rero ikintu cyitwa ubwoko cyaragarutse muri politiki y'abanyarwanda, nta wabihakana. Igisigaye ni ukumenya, ese nicyo nari ngiye kubaza Victor, ntese niba hari abantu bavuga bati ubwoko bwaricanye, abahutu bica abatutsi ariko haza n'abatutsi bica abahutu, ese ibyo bintu ntibaba haba hari abafite ubwoba bw'uko byaba bipfobya jenoside? Ese kuvuga yuko abatutsi haba hari abatutsi bisha abahutu byavanaho kuba jenoside yakorewe abatutsi yarabaye? Victor, turacyari kumwe? Okay, Ismail, ikibazo ndumva atari ko giteye. Kuko urabona nkuko natangiye ndivuga igihugu repubulika, inzego ziyobora, ifite muri izo nzego ziyobora se cyangwa ziyoborera abaturage harimo inzego z'umutekano. Dufata urugero rwose tuvuge ibintu uko biteye. Muri 1994 iyo interahamwe zitangira gufata imipanga zigatangira gutema abanyarwanda babitira yuko bafite ubwoko bw'ubututsi, sibyo? Ari abatutsi. Hakaza inzego z'umutekano zitwa icyo gihe gendarmerie cyangwa se byakomera zikiyambara inzego za gisirikare so kugira ngo zikomere ibyo bintu. Ntabwo biba byarabaye, sibyo? Nibyo rwose. Ikibazo rero kiri kuri repubulika niyo yabaye defiant. Inzego za repubulika, inzego za leta nizo zitaje gukora akazi kayo. Niyo mpamvu jenoside ntabwo yakwitirirwa aba n'aba, ahubwo koko
urebye jenoside yakwitirirwa leta muri rusange, leta icyo gihe. Kwiyunga rero ni gute? Kwiyunga giye uko mbibona kandi numva twaragiye tubiganiraho kenshi, ni repubulika yagombye kwiyunga n'abanyarwanda. Kuko ari aho umuhutu yishe umututsi cyangwa se ari aho umututsi yaje akabigira kwihimura se cyangwa kwihorera yego ku muhutu, ibyo byose ni ubutegetsi bugomba kubireba. Aha rero tudashatse kuvuga ngo ni abantu se n'aba cyangwa se ni minisitiri kanaka, ni repubulika igomba kwiyunga bwa mbere n'abanyarwanda, ikerekana yuko itakoze akazi kayo, noneho bikaba umuco, ikabishyira mu muco wayo mu butegetsi bwiza muri leta de droit, yuko umunyarwanda uwo ari we wese uzagira uhohoterwe kubera idini, kubera uko areshya, kubera ubwoko se, kubera uko asa cyangwa se kubera umutungo, atahohoterwa kubera idini, kubera uko yitwa. Aho ngaho Victor, reka nze nkubaze ikibazo. Ikibazo dufite buretse rero nagira ngo nkubaze niba ari leta igomba kwiyunga n'abanyarwanda, ni ukuvuga ngo ubutegetsi bukuru, guverinoma yenda ikavuga akaba ari ifatiye responsabilité, ikavuga iti twahohoteye abanyarwanda, twishe abanyarwanda. Na Kagame hari ahantu yabivuze ati iyo ngiye mu mahanga ati nanjye mvuga yuko twakoze ishyano ati nk'abanyarwanda, sibyo? Ariko mu by'ukuri guverinoma cyangwa se leta iramutse ivuze iti dusabye imbabazi, yavuga yuko yakoze itsembabwoko ry'abatutsi. Nicyo kigeza kivugwa kugeza ubu. Ese abandi bapfuye bazira ko ari abahutu bo bazavugwa bati? Ismail, aho hantu uvuze ni Perezida Kagame yarabivuze, yavuze ko abivuga mu mahanga, ariko ntibihagije. Muzarebe muri amateka y'ibigo aribyo byose, iyo responsabilité iyo ifashe leta, ni leta reka tuvuge ko ariko leta iyo mu gifaransa baravuga ngo ya les institutions mais derrière les institutions les hommes. Uhagarariye institution niwe mu izina rya institution usaba imbabazi. Rwose perezida wa repubulika agomba gusaba imbabazi abanyarwanda mu izina rya repubulika. Mbega ni nk'uko ubundi se ko ubutegetsi bwahindutse mu Rwanda, bivuga yuko imyenda yari kuri regime ya Habyarimana yari yarafashe abo ngubu batayishyuye, barayishyura. Ni muri iyo sanse rero niko narwo rugero rwiza. Noneho bigasaba bikagusha kuki repubulika itashoboye kurengera abana bayo, habaye ibibazo yenda bibaye hagati yabo. Nicyo kibazo numva ariko ari twaganisha. Mu byerekeye rero, mu byerekeye kwiyunga, birumvikana yuko bizakomeza kuba gufata isura y'amoko, kuko niba guverinoma yaravuze ati abahutu bishe abatutsi, ariko nta hantu ivuga yuko abatutsi bishe abahutu, ubwiyunge buzagenda bute? Emmanuel Ismail gato niweho François technologie irangurutse wari wihereye ijambo ryose. Bon, donc nunganiye ibyo Victor amaze kuvuga, uravuga uti leta, guverinoma, kuko nanone tutandukanye burya leta na guverinoma ntabwo ari bimwe, ariko ubutegetsi bugasaba imbabazi ku mahano yakozwe kubera ko repubulika itashoboye kubaho koko. Ariko gusaba imbabazi ntibihagije, ahubwo abanyarwanda, leta n'abanyarwanda bose tugomba gufatikanya tukongera tukarema ya repubulika, tukayigira repubulika nyayo koko. Ubu ngubu twitwa ngo turi muri repubulika, dukomeza kugendera mu kintu cy'ukago ni repubulika kandi atari repubulika. Ko repubulika, ese ubu ngubu turi muri repubulika ho mu Rwanda, ntabwo turi muri repubulika. Kuyaba turi muri repubulika, ntabwo baba barashyize imbere interuro yo kuvuga ngo abantu basaba imbabazi, ahubwo baba baragiye kujya kuvura repubulika, bakajya kuvura aho irwaye bakahasesengura, aho ngaho akaba ariho batera urushinge. Aho irwaye rero ni hehe? Tujya tubiganiraho, aho niho tugomba kugaruka. Ubushize twaravuze ngo dukeneye indi projet de société. Aho rero ni usanga abanyabwenge nabo
natwe dufitemo uruhare rukomeye cyane kuko igihe tutasesengura ngo twerekane uko ibibazo biteye naho n'imitako igomba guturuka abantu bagakomeza kugendera mu cyuga cyo kuvuga ngo kuvura za symptome nk'uko Victor yavuga mu mwanya ati uravura ibicurane bakomeza kuvura ibicurane uvura ibicurane ibikomeza biza hanyuma wowe ntugeraho wibaza uvuta ariko ndimo ndakora iki noneho ku kibazo nanone kugira ngo ubwiyunge buzava mu moko ntabwo ari byo ko ubwiyunge nanone bugomba gukorwa hagati y'abanyabwenge n'abanyarwanda kuko mu gihe ibibazo by'u Rwanda bikomeza kwerekanirwa mu ndorerwamo y'amoko kandi atariho biri ibibazo bihari ni ibibazo existentiel François Munyabagisha mukanya ni wowe uravuze uti abanyarwanda bagomba gusasa inzobe Musenyeri Rucyaha nawe yarabivuze ati abanyarwanda bashashe inzobe ariko wowe uravuga uti bagomba gusasa inzobe ni bande abo bantu mu gihe tureba ibibazo mu gihe turimo kuvuga ibibazo by'amoko narindimo mbaza François kugira ngo dusobanurire ku cyo yavuze cyo gusasa inzobe ni bande abanyarwanda ni bande iyo mvuga abanyarwanda kenshi ntabwo mba mvuga wa muturage wo ku musozi barimo babwira ngo nahinga umuceri kandi we yaramenyereye kwihingira ibijumba uwo muceri yita ngo ni amagi y'ibimonyo yego wenda bikafu yaryamye mbavuga cyane cyane ndavuga abanyabwenge mbere na mbere abantu abacurabwenge abantu bagomba gusesengura ibibazo bagasesengura uko biteye bakavuga ibintu uko bimeze nta guca inyuma nta kubeshya bakagezana ukuri amahano yabaye bakayerekana mu ishusho yayo batarya iminwe batarya ruswa bakagira n'impamvu zayo uko zatuma duha urugero rw'ukuntu babivuga duha urugero rw'ukuntu babivuga kugira ngo rwose bye mu mitwe y'abantu ikintu cya mbere bagomba gukora tugomba gukora ubushakashatsi wabona mu mwanya kare Victor yaravuze ati barimo bavuga ngo bwagezweho ariko ntabwo ubwirunge bwagerwaho waza ngo bivuge gusa kubera ko wabitekereje utakoze ubushakashatsi ngo ukore aya Victor yaravuze ngo ukore za enquête za sondage scientifiquement objectivement soutenable bon sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda ariko ni ukuvuga yuko mu banyabwenge tugomba gusesengura bya bibazo tukabihera mu mizi urabona bya bibazo by'amoko tukerekana ukuntu amateka yabwo uko bayavuga tukerekana ko atari byo tukazana ubumenyi bwacu bwa kinyarwanda buri poroshe y'ukuri kwabyo ibibazo amahano yagiye atuma ayo moko atera ibibazo ayo mahano icyayateye lekoze zayo tukajya kuzireba tukazanariza tukazisesengura tukazigaragaza noneho tukerekana mu by'ukuri ukuntu izo koze izo mpamvu lekoze ni iki icyabiteye tukerekana n'ukuntu tugomba kukigorora kukikosora ibyo ni ibintu bigomba gukorwa mbere na mbere n'abanyabwenge hanyuma bagakorana n'abanyamakuru nabo bakabihumeka bakabyumva abo banyabwenge n'abo banyamakuru nabo bakaza kubigeza ku bantu nanone b'abanyapolitiki nabo bakabihumeka abo bose bakabihumekera no mu baturage bikagenda bikwirakwira ni processus rero igomba kujya ariko nanone ko tugomba guhera kuri misa y'ukuri kuko ibintu byose bizingiye mu mahano ya 94 biradusaba kubanza gukora convention vérité cyangwa se commission vérité réconciliation tukagira ibiganiro biziguye ku mahano yabaye muri 94 atari kuvuga ngo leta ya FPR niyo ifite ijambo n'itanga mikoro niyo igomba kuvuga ibyo biganiro bigomba gukorwa abanyarwanda bigatangira mu matsinda hose mu Rwanda babishoboye abari hanze hakaba amatsinda hirya no hino y'amatsinda akazavamo andi matsinda bikazagera igihe abantu bakabyandika tukabivuga bikazagera igihe noneho tuvanamo ishusho tuhereza igihugu kigakora iyo misa rusange y'igihugu nakwita convention nationale ishyira yerekana ko ibyabaye none ikanerekana inzira
y'igihugu gishya ya repubulika nshya tugiye gushyiraho n'uburyo iyo repubulika izategekwa. Ismail, reka nongeramo akantu gato ubwo peut-être ariko ndasaba abazi ikinyarwanda kuza bitradwiza. Murabona muri siri twihaye inshingano ko bitigeze bikora yuko tuzakora ibyo twise analyse systémique approfondie de la gouvernance de la République, umuntu yakongeraho na ya République donc y'igihugu. Ibyo bintu ntibyigeze bikorwa. Rero utari wabikora ikintu nk'icyo ntabwo bavuga ngo uzagumya uvura bya bicurane navuze cyangwa se inkorora gusa kandi indwara iri inyuma ugasanga bikazasanga nyuma ari sida cyangwa ari ebola. Aha rero uko bavuga ngo bizakorwa n'ahandi, bizakorwa koko n'abatangarumuri se n'abacurabwenge bagomba kwerekana uko ibibazo objective uko ibibazo biteye, bagatanga na piste aho noneho wasanga kuko na cya kibazo cyitwa cy'amoko ubundi usanga ari ikibazo cyitwazwa n'ubutegetsi bwari bwose kugira ngo babugeho cyangwa se babuveho. Nabizi uko byageze muri 73 aho kudeta yabaye bitwaje nanone ikibazo cy'amoko, ejo bundi ikibazo cy'impunzi, inyuma y'ikibazo cy'impunzi cyari muri 1990 cyari ikibazo cy'amoko, tuvugisha ukuri. N'ibyo rero no kuyabara guti ubwo nari ntangiye kuba ibi dukora ni prise de conscience yo kugira ngo koko dushake impamvu. Urakoze Victor, aho nagira ngo buretse gatoya Semana avuze ikintu cy'ingenzi, avuga ati bisaba yuko abantu bakora ubushakashatsi, bakora amasesengura yimbitse. Ati nibyo muri siri bafitemo gahunda. Nibwira ko abantu bashyirwa muri za komisiyo ubundi kenshi abari abantu b'impuguke baba bagomba gukora icyo kintu cy'ubushakashatsi bwimbitse ku kibazo iki n'iki, ndetse bakanagaragaza inzira zanyurwamo ngo icyo kibazo gikemuke. None mumbwire kuri ikintu kirebana n'iyi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, murabona ko imaze imyaka 20, ni hafi 20 igiyeho. None ubu mu mwaka w'ibihumbi 2015 iratangaza ko ubwiyunge bukiri kure nk'ukwezi. Mwumva nk'iyo komisiyo iba yaragireyeho iki, yarariye amafaranga ngira ngo ashobora kuba ari menshi, imyaka 20 igashira icyo yashyiriweho ivuga ko nta cyagezweho. Mwumva hari ubushakashatsi bwarakozwe mu by'ukuri? Semana Tarsis wahera kuri icyo ngicyo yenda ugakomereza ku cyo washaka kongera? Ariko nahera kuri icyo ngicyo ndagira ngo nibutse yuko abavuga ngo ubutegetsi guverinoma igomba kwiyunga n'abaturage, igomba kwiyunga hagati yayo. Nagira ngo mbabwire yuko ibyo ngibyo guverinoma cyangwa se ubutegetsi nibaringa nibyo umushakashatsi witwa Emile Durkheim w'umufaransa muri sociologie avuga ati bihisha inyuma y'ikintu kitaba cyabaringa kugira ngo bagere ku nyungu zabo. Donc ni ikintu se inime umutegetsi meya kanaka cyangwa se ministre kanaka agatanga ibyemezo hanyuma agasenyera abantu nk'uko ubu ngubu mu Rwanda nari ndimo kureba amakuru yatambutse hari umukecuru rwose basenyeye inzu, hanyuma byarangiza ati singewe ni leta. Ni ikintu kitabaho, ntimubimbaze mujye kubaza leta. Ni ukuvuga rero icyo kintu twagombye kukivanamo tukavuga tuti ni kanaka wagikoze, nubwo ari mu nzego z'icyo kintu cyabaringa ariko ugomba kubiryozwa. Icyo kintu rero tugomba kukigarukaho, twihishe inyuma y'ibintu za ONG za societe, ibyo nibahinga ntitubona uwo tubibaza ufatika. Noneho ndagira ngo ngaruke rero kuri icyo kintu cy'ubushakashatsi. Icyo kintu cy'ubushakashatsi niba mwarabonye iriya komisiyo nta bushakashatsi ngiye mvuga ko yakoze. Iyo bavuga ngo abanyarwanda ngo ubumwe n'ubwiyunge buracyari kure nk'ukwezi, ngo ariko baremeza yuko baraga abana babo ubunyarwanda kurusha uko babaraga amoko. Ibyo bintu biranyuranye rwose.
ni ibintu gikomeye cyane. Uravuga ngo ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abatwa n'abatutsi n'abahutu kiracyari kure nk'ukwezi. Uravuga ngo none abanyarwanda bafashe indi ntambwe bararaga abana babo ubunyarwanda kurusha amoko. Ni ikintu kitabaho. Tuvuga bati noneho wenda barabona yuko mu myaka 100 iri imbere 50 iri imbere batazaba baraga abana babo ikintu cy'uko bazaba baraga ubunyarwanda. Ariko ntabwo wavuga ngo abanyarwanda bataraga abana babo ubunyarwanda kurusha ubwoko, bazi yuko kanaka afunzwe kubera ubwoko asenyerwa kubera ubwoko. Hanyuma noneho ni ikintu kitumvikana. Ubwo bushakashatsi ni igicagate n'ababikoze ni ya maco y'inda, ni kwa kubura ubwisanzure n'umutimanama udafite ubwandu bwo kuvuga ati iki kintu reka tukivuge uko kiri, twe kurya iminwa nk'uko François yabivugaga, bagashakisha ukuntu bagoreka kugira ngo bagaze leta iriho ya FPR kugira ngo bakomeze barya amafaranga, bakomeze babone umugati. Ibintu rero tugomba twebwe kuvuga tuti icyo bintu ntago bikwiriye umuntu witwa ngo ni umunyabwenge y'universite bahaye inshingano yo kuvuga ati dutukumburire aho ikibazo cy'ubwiyunge ubu gihagaze nuko twakibonera umuti. Bereke kubuzima bukivuganwa n'urupfu, bereke kurwamo rutakibasha imitima y'abanyarwanda, bereke kubuzima bukivuganwa n'urupfu, bereke kurwamo rutakibasha imitima y'abanyarwanda. Mbese muntu utinyuka ugafata umupanga ugatema mugenzi wawe? Mbese muntu utinyuka ugafata gerenade ukajugunya mu bantu? Mbese ubwo uyobewe ko itegeko ry'Imana ari iryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda? Ismail François nunganire Semana, ndagira ngo mukosore gatoya ahantu yavuze kuko avuze ikintu gikomeye cyane ko mu bintu turimo dushaka kubakiraho nanone ifuko bisobanuka. Ahavuga ati institution leta nibaringa, avuga ati n'abantu gatozi, la responsabilité ni gatozi. Umuntu w'umutegetsi yakoze ntabwo ari byo kuko iyo umuntu w'umutegetsi uri mu mwanya w'ubutegetsi afashe decision niyo icyemezo afashe niyo cyaba atari cyiza nka bariya bafata icyemezo cyo kujya gusenyera abantu, ariko abikoze kubera umwanya w'ubutegetsi arimo. Urumva rero ni ubutegetsi bubikoze, ntabwo ari we ku giti cye ubikoze, wabikoze kubera ubutegetsi kuko bishobora kuba ari amabwiriza yabwiwe no hejuru. Ni ngombwa rero yuko tubona za institution zikajya imbere y'abantu, ubwo dutangiye gukurikirana umuntu ku giti cye, twebwe tutari ubwo butegetsi ahagarariye, ubwo yuko tumushyize imbere y'ubutegetsi, nibyo bituzanira kugira abantu bazi imbere bakajya hejuru y'ubutegetsi, bakajya imbere hejuru ya za institution bakigira ibinani, kubera ko natwe tubafata aho kubona ko bari mu mwanya wa institution, tukabafata tukabashyira hejuru ya institution. Ibyo rero ni ikintu ifoko dushyira institution imbere, abantu bakaza inyuma ya institution. Niyo bakwihisha inyuma ya institution bazihisha inyuma, za institution ziba forte nizo zizabahindukirana zibabaza ziti niko ngiye mu butegetsi bwanjye, weho naguhaye gutegeka hariya, decision wafashe
ntabwo ariyo hariya bavuga ngo ndakunyaze sinakunyaze gusa dufite muri institution yacu dufite amategeko avuga yuko wowe niba ukoze ikosa runaka ugomba kugororwa ngewe guhana ntabwo mbyemera nemera ko umuntu ukoze ikosa kubera ko atasobanukiwe akenshi aba atasobanukiwe neza agomba kugororwa rero kugira ngo agaruke mu nzira nziza ibyo rero ni institution zigomba kubikora ntabwo ari abantu tugomba kubikora iyo dutangiye kureba umuntu tuzana ya justice publique none ugasanga la justice du peuple le tribunal du peuple ibyo rero nta kintu bitanga tugarura muri republique de bananieri none ugasanga republique iguye hasi ibintu byose bigasenyuka akavuyo kakaza nicyo nashaka kongeraho Emmanuel yaragiye kugira icyo ayongeraho urarimbaye nibyo komeza urakoze Bwana Ismael nagira ngo nshimangire cyangwa se nuze bagenzi banjye bambanjirije ibyo bavuga byose ni ukuri dufite ikibazo cy'ubuyobozi ku buryo izo komisiyo mwahoze muvuga kubona zifashaka abagomba kwiyunga n'abatagomba kwiyunga mu buryo cyangwa gutanga imibare y'abiyunze ntibitwibagize ko izo komisiyo zashyizweho ku buryo bw'inzego za guverinoma ntituvuge inzego za leta uburyo bw'inzego za guverinoma nk'uko bashyiraho urwego yenda rw'ubucamanza ni muri urwo rwego ziriya komisiyo ziriho mu Rwanda kenshi na kenshi bazishyizeho bagira ngo bazereka amahanga ko niba uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda bukerensa dore hano dufite komisiyo y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni muri ubwo buryo bagiye babitekereza ntibatangaze rero ko ibikorwa byose babikora nk'uko leta ibishaka bakorera leta aha tuvuge babikora mu buryo FPR yifuza kuko babikora ku buryo bwa guverinoma ya FPR bishaka icyo tugomba kugarukaho nk'uko Munyabagisha bivugaga duhere kuri buriya bushakashatsi ni ukuzagera kuri ya nyita inama kuri ya nama iyo nama ikazashaka abantu bazoherezwa bazagenda bahagarariye abantu noneho ibintu bishobora kuzavugwamo birahari byinshi bashobora kuzavuga ku mitorero y'ingabo tuvuga urugero bazavuga ku itegeko nshinga bazavuga ku kugena imibereho y'abayoboye igihugu tuvuge gutandukanya inzego z'ubutegetsi ku buryo bugaragara bazateganya yenda guteganya amatora kuri buri rwego rw'ubuyobozi kugabana ubutegetsi hakurikijwe yenda amoko n'amashyaka yenda hatitaweho ibibazo bya representativite ari ku bagore ari ku bimuga ari ku banyamuke hanyuma bagateganya n'ukuntu leta yazajya igoboka n'abaturage mu bihe by'ibiza by'inzara byose byinshi bigomba kuvugwa ariko bigakorwa n'abantu bafite uburyo bavugira abaturage kuko abaturage bose batazaba bahari Ismael ndumva bose barimo niba Emmanuel namwumvise neza na Munyabagisha barimo gusaba inama rukokoma ikintu cya mbere gikomeye igihugu mu gukora abantu mu mitekerereze mu bwisanzure bw'ibitekerezo nibamara kubagoka iyo nama rukokoma izaba kandi izagera ku kintu gifatika nagira ngo wenda nongere mbabaze ku kintu kirebana no gushyiraho komisiyo mwumva komisiyo nk'iy'ubumwe n'ubwiyunge ari ikintu kigomba gukorwa gute cyangwa se nta mumaro gifite cyarorera mwebwe murabitekerezaho iki Ismael ushobora kumfata ijambo ni Victor reka mbanze mbwire Semana ikintu kimwe mfite nsa nk'ukusanya n'ibyavuzwe byose hano twibagize iki ntabwo ibintu bishobora gukorerwa rimwe kandi hari ibintu biza mbere y'ibindi iyo nama rukokoma tuvuga se cyangwa se iyo conference nationale cyangwa se iyo komite vérité et réconciliation
niyo mpamvu ntibishobora gukorwa hatabanje gukorwa isesengura rihamye ryuzuye ry'ibibazo byose bijyanye n'indwara ya repubulika. ngewe muzi ko ngewe nabyise ni naryo jambo ni nayo magambo nyayo mu gifaransa, ni uko nyuma y'iriya analyse systémique approfondie de la gouvernance de la république hagomba kuba état général de la république. ntabwo zaba ntacyo zatanga iyo analyse idakozwe n'abanyabwenge abacurabwenge. état général de la république ushatse kuvuga inama nkuru y'igihugu. ubwo nagira ngo usobanure neza iryo jambo état général de la république. état général de la république ni ikoraniro ry'abashinzwe kuyobora igihugu n'abacyunganira rwo no kuba n'ibyo Emmanuel avuze. harimo abanyamaparti ya politike, harimo abihaye imana, harimo abasosiyete sivile, harimo abakozi, harimo abasirikare, harimo mbega ariko ni representatif bahagarariye inzego zose z'igihugu z'abaturage no mu ari mu bikorwa ari no mu mibereho yabo, bakaza bagasesengura ibibazo rusange by'igena korere cyangwa se by'ubutegetsi bw'igihugu cyabo. ngibyo uko ntugera unabisesengura. ibyo rero ntabwo twagikora, ntabwo cyakorwa abantu tutarabanza kuzana gusesengura ibyo bibazo. muri hano hagaruke umwuka mwiza kuko mentality ihinduke mu bantu kumva ko tugiye guhindura dushyiraho ubutegetsi buhamye bw'igihugu. noneho n'abaturage nabo bakagira impumeko yo kumva ukuntu bashobora guturana, bagaturana mu mahoro, bakabana mu mahoro, bagasangira ryabere rimwe rya repubulika ryo repubulika. kuko repubulika ni res publica, la chose publique. la chose publique bivuga iki? ni ibere rimwe, ni umurima rusange, ibere rimwe abantu bonka icyarimwe, ni umurima rusange bahinga icyarimwe, bagasarura icyarimwe, bagasangira. ngiyo repubulika. ntabwo ari repubulika ari ngo higama njyeho umwe aza abyata undi aza abyata undi. ntabwo ibyo ari repubulika cyangwa se François Munyabagisha, urakoze. aho ngaho hari mu gitabo cyawe cyangwa se ahubwo nagira ngo nkubaze uburyo wahina mu nteruro imwe umuvuno w'ubwiyunge nyakuri wanditse mu gitabo cyawe. ndakumva Victor. urumva reka mbere yuko François akomereza kuri icyo, hari ikibazo wari ubajije n'iriya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ifite akamaro cyangwa se ifite n'agaciro. ukurikije rero yuko mu Rwanda, igihugu cyacu cy'u Rwanda, muri repubulika turimo, icyo kibazo atari cyo gishyirwa imbere, ahubwo hagomba gushyirwa imbere yo gushyiraho inzego za repubulika zigomba gukemura ibyo bibazo byose. ubwo umuntu yasubiza yuko ubu ngubu koko yamaze imyaka 20 ntakikora, n'ubu bose yatwaye amafaranga menshi, kandi ubundi niho indi myaka 20 ntakizakora. naho rero ugarutse kuri icyo gitabo François yanditse, nabonye ejo ubundi umuntu wagisesenguyeho gatoya, aravuga ati koko yabigereranyije ati ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge si ubwa mbere kivugwaho, si nawe wenyine, si niyo komisiyo wenyine, hari n'abandi n'abanyarwanda benshi n'abanyapolitiki bagiye bakivugaho. igishya ni ikihe? igishya ni ako kantu uzanye ngira ngo asubize ubwiyunge nyakuri. urakoze rwose ku ubwiyunge rero. wa mugani ubu ngubu buriho, ngewe umuvuno ni umuvuno mu gisoro bakina kugira ngo batsinde, mbese ni strategy ni tactique. none umuvuno rero uriho ubu ngubu ubwiyunge ni umuvuno wo gutsindagira gutsinda. umuvuno uriho ubu ngubu ni ugutsindagira gutsinda. ni ukuvuga ko ari umuvuno ukorwa, ubwiyunge bukorwa ubu ngubu ni ubwiyunge bwo gutsindagira intsinzi ya FPR. ntabwo ari umuvuno wo kunga abanyarwanda, ariko byitwa ngo ni ubwiyunge. ni nayo mpamvu nyine ugenda
atari ntabwo ari nyakuri none ubwiyunge nyakuri rero ni ubwiyunge koko nk'uko Victoria yabivugaga hasesenguwe ibibazo biriho by'abanyarwanda nk'uko tuvuga tuti ikibazo nyamukuru ni uko abanyarwanda bararose kuba bari muri repubulika bakumva ko bagiye guhumeka umwuka umwe bagiye guhumeka ubuzima bumwe kubaho ubuzima bumwe hanyuma bukajya mu gitondo ijoro rikabagwira byaje kugenda bite bategetse byaje kugenda bite noneho rero muvuno w'ubwiyunge nyakuri ni uko hagomba kubaho kugira ngo koko ubwiyunge bubeho ni uko habaho icyo gihu cyo kwitana ba mwana kikabaho gukeka undi kikavaho kubeshya undi bikavaho gufungirwa ubusa bikavaho kwicwa unuzo bikavaho kwambutwa urwawe bikavaho ibyo uwo muvuno rero bidusaba guhinga ubupfura kuko kukivuga guhinga ubupfura mbere na mbere kuba kenshi la question existentielle abantu bapfa inda rero hari umuntu wigeze kunganirira ndamuvuga ngewe uzi ko ntabwo nkunda guhishira ngewe mvugira hanze ari nabyo abantu bangaya ngo uramenye utabigira ikintu ubwira François nk'uko azabyandika ndabyandika nyine umuntu witwa Pascal yarambwiye ari mu Rwanda yarambwiye ati impunzi zo muri 50 zo muri 59 zigenda bari abantu akenshi babayeho ku gihe cya cyami bari baramenyereye kubaho bahingirwa bakagenda bahetswe inda zarakwarurutse bafite inda nini cyane bageze ku mupaka ibyumba bagana i Bugande bahunga inda ngo zirabashibukana zirababwira ziti mva rero mwabagabo mwe ntabwo mwebwe ko tubabona ntabwo mumenyereye gukorera inda none mugiye kutwicira inzara hariya hakurya udusige hano abantu ngo bafata inda barambika aho ngaho barambuka bijyanira ubwonko bageze Bugande bari basigaranye umutwe gusa umutwe barawukoresha pe barawukoresha bagera aho bagera ubwenge bwo kuvuga batereka tuzasubira Rwanda dushobora gusubira Rwanda nubwo turi bake turabatigaye buke turatashye umutwe mwiza n'ubwenge bafite barashoreye baraje bageze igatuna igihe bagiye kwambuka ngo zanda zirabashibuka naho bakaza n'umudari ntabwo mugenda ntimuducaho mutatujyanye abantu ngo barareba baravuga ati zinda se turazigenza gute umutwe bashyira hasi baterura inda barikorera baraza bagera i Kigali ngo nguko rero ukuntu abantu bageze i Kigali ubwenge bari baravanye mu buhungiro usigarayo ibyo bari basezeranyije abanyarwanda kuza gukora ntibabikora kuko ngo bageze kuntuza inda zirabashibukana zirabazana urumva rero ko cyashaka kuvuga ni iki iyi nda abanyarwanda nibo bajyaga najya urumva abasaza n'abakecuru bavuga bati inda ni ikintu kibi cyane none iyo nda rero kugira ngo tuyitsinde itadushibukana itatugora ni ukuvuga ko tugomba kuba imfura ni iki rero kera najyaga numva bavuga ngo Rwigemera umusekera ngo uriya ngo ni umudabagizi Rwigemera yajyaga guhaha agahura n'umuntu akamubwira ati yewe mwa njyanira imuhira abantu bakajyaho ngo ni ibya cyami ntabwo nuko Rwigemera ntabwo yari akigendera ku bintu iby'inda nta kintu cyari bimubwiye inda si cyo kamara azi neza ko abantu bagomba kwimfura niba guhaye ibintu arakwizera urabijyana niba udashaka kubijyana uramubwira uti ntabwo mbijyana cyangwa si impazi bipfura rero kuba imfura ni ukuba dekonegite ku bintu umuntu akaba konegite ku bumuntu nakubwo ndabizi uzi ko ari inzozi zitajya mu ngiro nakubwo ndabizi uraharanira ishema n'amafaranga
mbese banyarwanda ni ryari tuzumva ku itegeko ry'Imana ari ubuvandimwe mbese banyarwanda ni ryari tuzumva ku itegeko ry'Imana rigomba kuba ingiro mbese banyarwanda ni ryari tuzumva ku itegeko ry'Imana riruta ibintu n'amafaranga zaririmbira uwo mwami wavuze urukundo ruruta byose zamugata mu mahanga kuko ubuzima bwawe bwamugeze ubukombe bwawe zamure intumwa zamure ubuhamya bwiza ku isi yose igihe kirageze ngo twerekane abanyarwanda bamenye Imana reconciliation nyakuri ngiye ubwiyunge nyakuri budusaba kuba imfura noneho tukavugisha ukuri imfura ntabwo ipfa tukavugisha ukuri tudatinya ngo barante umutwe niba utinya gucibwa umutwe ukarambika hasi ugaterura inda ugashyira ku mutwe urumva ko ni wowe wiciye Ismail reka mpinde ibyo avuze mu kintu hina turimo twegereza cya siri kurangiza ikiganiro donc ubwiyunge nyakuri ashaka n'uba François byexplique neza ni ugukoresha ubwenge nyarwanda mu kugarura ubumuntu n'ubupfura mu banyarwanda umuntu yabirezima Ismail rero reka nanjye sozeza aho ngaho mvuga nti ubwenge nyarwanda ni ibintu bigoye ubwenge nyarwanda harimo ya mayeri n'iki ariko ntago nketse ko ari byo manege yashatse kuvuga ubwo noneho ngiye icyo nshaka kugarukaho bamuga amacumu y'inda ntashira igorora niko Rugamba yavugaga tugomba rero wa mugani guha rugari umutimanama ubwenge inda tukayishyira ku karubanda tukayijugunya hariya ariko rero byo kugira ngo bigerweho ni ukubanza kubohoka mu bwenge mu mutima muri wese utabohotse yanda izagutanga imbere niyo mpamvu nabwiraga abantu bose ni ari leta ari abaturage ubwo bumwe n'ubwiyunge kugira ngo bugerweho tubanze tubohoke mu bwenge mu mutimanama kwisanzure tuzageza abantu kuri pishini tuvuga ibintu twabohotse tutagendera ku marangamutima tutagendera ku ndonyi reka twegere tujye ku musozo w'ikiganiro cyacu nongera mbashimira mwese abatumirwa bacu kubw'urumuri mukomeje gusakaza izina ryanyu muri abatwara rumuri VPRX na Siri twahagurukiye gufasha igihugu cyacu gusohoka mu icuraburindi ry'inzangano n'ubugome icuraburindi ry'ikinyoma n'uburiganya turaharanira ko abanyarwanda bagira impumeko nshya bakagira ubupfura bakagenda bemye kandi bafite ishema ry'igihugu cyabo abayobora u Rwanda nabo bakarangwa n'impagarike bityo inzozi mbi ziherekeza isimburana ku butegetsi mu Rwanda zizaba amateka ndibutsa abatwumva ko twari kumwe na François Munyabagisha Victor Manege Gakoko Maître Innocent Twagiramungu nubwo umurongo wa telefone utadukundiye Emmanuel Senga na Tarsis Semana ngende Ismail Mbonigaba na mugenzi wanjye Jean Claude Murindahabi wamfashije tubasezeyeho tubarariki ikiganiro cyacu cy'icyumweru gitaha murakoze Imana ihindura imitima itaha u Rwanda ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi si n'ibyo mvana mu bintu ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu
umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko